Aleluya! Hahirwa umuntu utinya Uhoraho, agahimbazwa n'amategeko ye. Urubyaro rwe ruzagira amaboko mu gihugu, ubwoko bw'abantu b'intungane bugira umugisha. Mu gihe cy'umwijima yaka nk'urumuri rumurikira abantu b'intagorama, koko impuhwe, ineza n'ubutungane nibyo bimuranga. Hahirwa umuntu ugira impuhwe kandi akaguriza abandi, ibintu bye aba abigengana ubutungane. Ntagira icyo yikanga, agashobora kwirebera uko abanzi be bigorerwa. Kuri uyu wa gatatu, Nyagasani Yezu Kristo arongera kuduhamagarira kumusanga, kandi koko ngo hahirwa umuntu utinya Uhoraho. Nyagasani Yezu iyi munsi ntasanzwe. Nyagasani Yezu iyi munsi atwiza ko kumusanga, kumukurikira atari ibintu byoroshye. Ku muntu nkatwe biradukomerera, ariko kuri Yezu ku Mana biroroshye. Gusiga umuryango wawe, gusiga abawe, gusiga abavandimwe bawe, gusiga umuryango wawe wose aho uva ukagera, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ariko kuko uwo turangamiye ari umwe, nidushobozwa nawe ku bwa Roho Mutagatifu, byose bizagenda uko Nyagasani Yezu Kristo abishaka. Kuko we aravuga ati umuntu waza ansanga atabanje guhara, gusiga, kurekura se na nyina, umugore n'abana be, abavandimwe n'abashiki be, ndetse n'ubuzima bwe bwite, uwo nguwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Nyagasani aratuburira, kuko kurekura ibyo byose kandi ari ibyaduhaye biratugora, ariko dushobozwe nawe twamera nka Yobu, ngo byose Nyagasani niwe wabiduhaye, Nyagasani byose niwe ubyisubiza, ngenzi uko ushaka. Turibuka intumwa ze uko yagiye azitora, azivana atandukanye mu kazi zari zirimo, mu bagore babo, mu bana babo, ziramukurikira, ziramusanga, zirekura byose. Uko Petero yavuze ngo twe abasize byose tukagukurikira, Nyagasani tuzi ko yamusubije. Natwe rero iyi munsi nicyo agaruye, kugira ngo twongere twirebeho, twongere twisuzume. Ese aho ngaho ntitwasanga twarafashe imiryango yacu, abana bacu, abagore bacu, abagabo bacu, tukabafata kurusha uko dufata Kristo wazutse? Aho ntitwagize imiryango yacu cyangwa abavandimwe bacu bigirwamana? Ese aho ntitwagize akazi kacu kigirwamana? Nyagasani ari kutubwira ko rero icy'ibanze ni Nyagasani, ibindi bigakurikiraho. Kuko nk'uko Pawulo abivuga ati nshobozwa byose na Kristo we umpa imbaraga. Natwe rero Nyagasani adushishikariza kugira ngo uyu munsi twongere twisuzume. Vandimwe, uyu munsi wongere wisuzume, twongere twirebemo, twongere twibwize ukuri. Ese ni hari abo twafashe nk'Imana tukimura Imana, cyangwa twashize Imana mbere, abandi baza nyuma ya Kristo kugira ngo tutabane nabo kandi mu mahoro? Kurekura byose, kurekura imiryango, kurekura abavandimwe, ni ya batisimu y'umuriro, batisimu y'ibigeragezo, batisimu yo gukomera, y'umuriro, ikibatsi cy'urumuri rwa Nyagasani Yezu Kristo. Nk'uko yavuze ngo sinaje kubaka, naje guteranya. Ariko si ugushwanisha abantu, ahubwo ni uko urumuri rw'Imana aho ruca mu ngorane, kandi ingorane zarwo zikagera ku ndunduro rushyitse kandi rwuzuye. Byose rero bikomezwa n'ibibazo ushobora gucamo, aho gusa kubwira ngo ngira nyambere muri byo, nze imbere yawe. Nyagasani tumuhabwe, nujya guhazwa muganire, numara kumuhabwa muganire, muri situwasiyo yose urimo umuha akanya. Nyagasani arifuza ko tumushyira mbere y'ibintu byose, maze niduhura n'ibibazo agendane natwe n'ibyo bibazo. Ibibazo ntabwo tuzayibura ku isi, ariko Nyagasani turi kumwe tugendana nabyo, kandi turatsinda kakahava.
bandimwe rero, Nyagasani adushishikariza kurekura ibyo byose bituziritse, kurekura izo mbaraga zose zituziritse zitubuza kumusanga, zitubuza kumusanga. Ngaha nari ngiye kujya gusenga ariko ngo mbonye umushyitsi ngo sinyigiye gusenga. Aha nari ngiye kujya mu misa none mbonye umuntu uje kuza kundeba sinyigiye mu misa uyu munsi. Ngo aha ndumva narwaye, reka ndebe uko nakwigenza nduhuke sinjye gusenga. Nyagasani akubwira ngo ibyo byose ushize imbere yanjye urabirutishije. Icyo nifuza ni uko wakwegukira umutima wanjye ugera impuhwe. Aho icyo yifuza ni uko warenga izo ntambwe muri gahunda z'Imana ukabanzamo Imana mbere. Bityo ibyo ukora byose bizaguhira, ibiteganya byose bizaguhira, kuko Imana izaba ituye muri wowe rwagati. Nk'uko Nyagasani yavuga, twabisomye muri Zaburi dutangira ko hahirwa umuntu utinya Uhoraho agahimbazwa n'amategeko ye. Utinya, kubaha, kumva ko ufitiye igishika imbere na mbere uwaguhanze, mbere na mbere uwakuremye, mbere na mbere uwaguhaye ubuzima. Bityo n'abandi yahaye ubuzima bagakurikiraho, ariko itegeko rya mbere ry'Imana riravuga ngo urajya usenga Imana imwe gusa, azaba ariyo ukunda gusa. Ntugire na kimwe wirengagiza, ntugire na kimwe ushyira hejuru y'ububasha bw'Imana, kuko Imana yacu ni Imana ikora, ni Imana kandi ifuha, ni Imana itanga ubuzima, ni Imana itanga kubaho. Twarakubwira ngo nunkurikira urubyaro rwawe ruzagira amaboko mu gihugu, maze ubwoko bw'abantu b'intungane abandi Imana yaguhereyemo umugisha bagwire kandi bagire umugisha w'Imana ihoraho mu buzima bwabo bwose. Nyagasani Yezu Kristo rero nadukomeze, aduhe imbaraga ze kandi aduhe kugendana nawe iteka ryose rizira iherezo. Umunsi mwiza, umugisha wa Nyagasani wahoreho. Amen.